riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha byanumbira mu ijuru ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho rwose kera yarampongereye nuko sinzarimbuka ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho rwose kera yarampongereye nuko sinzarimbuka Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi anyitukiranutse yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishingira kuko adafasi igipfuye jye na Yesu turumwe yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishingira kuko adafasi igipfuye jye na Yesu turumwe mwijuri mbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho yaracu
ngipfuye jye na Yesu turumwe yaracunguye ngo mbuwe ni koko nyishingira kuko adapfa singipfuye jye na Yesu turumwe. Yesu ashimwe. Mwaramutse neza, muraho neza. Hari igihe ibyuma bimera uko nguko, twihangane cyane ko tutaba tubikorera ahantu hamwe. Imana ibaha umugisha, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ishimwe ko iduhaye uyu mugisha wo kongera kubyukira imbere yayo. Imana ishimwe ko ikubyukije nanjye ikambyutsa, ikampa inyota mu mutima wo kuza gusuka ibyuzuye mu mutima wanjye kugira ngo mbibwire umwami, ikaduhuriza hano hantu. Imana nibishimirwe. Icyampa ibyiringiro byacu bikamera nk'iby'uyu muririmbyi afite mu mutima, ubwo bushizi bw'amanga ya silence ikakuzura, ugasengera mu ituze, ugasengera mu kumenya ko utari wenyine. Kimwe mu gitutu Satani adukubitisha hano ku isi, imwe muri pressure itwambura imbaraga ni ubwigunge. Umuntu akumva ari wenyine, umuntu akumva nta muntu wamwumva nk'uko akwiriye kumwumva, umuntu akumva nta muntu umwitayeho. Rwose n'igihe ubwigunge buguteza kandi utabuze abantu mu nzu, utabuze abavandimwe, utabuze umuryango, ariko umwanzi agashyira igitutu cy'ubwigunge. Cyangwa se koko abantu kubera isi ni mujagararo uri mu isi tukaba turarangaye, rwose umuntu akumva ari wenyine. Icyampa rero umwami Imana akaguha ibyiringiro nk'uyu muririmbyi afite. Mu ijuru imbere y'intebe y'Imana mfite umuntu umvugira, ntabwo ndi jyenyine, kandi uwo muntu umvugira yitwa Rukundo. Nta kintu na kimwe gituma agabanukirwa mu mbabazi agufitiye, mu buryo akwitayeho, mu rukundo agufitiye, mu buryo yitaye ku byawe. Turasaba Umwuka Wera ngo ashyire ibyo byiringiro by'ukuri mu mutima, kugira ngo twe gusengana umuruho, kugira ngo twe gusengana gucirwaho iteka, kugira ngo twe kwegera twumva hari tutemewe cyangwa atatwitayeho nk'uko wabonye hari abatakwitayeho. Wibwire yuko abakuburiye umwanya n'Imana itagufitiye umwanya, wibwire yuko itabasha kutwumvira rimwe, ntabwo ari byo. Uyu muririmbyi rero kuko yahishuriwe sesi uri ko aramutse asenze yasenga neza, yasengana gutekana, yasengana umutima utuje, ko arabizi ko afite umuvugizi. Natwe rero dufite umuvugizi, Kristo ari iburyo bwa Data atwingingira. Nubwo wabura umuntu ugusengera ku isi, nubwo bitabaho
uburyo hari igihe waba ufite abagusengera yaba abakuzi n'abatakuzi, ariko nubwo twababura tukabura uwadusengera tukabura uwatuzana imbere y'intebe y'Imana, Kristo warahari kugira ngo atwingingire. Indi nkuru nziza ni uko mu by'ukuri nubwo tuba tuje gusenga, tuba tugiye gusengera ibyo twabonye cyangwa ibyo twamenye cyangwa ibyo tuzi mu bacu muri twe, ariko Mwuka Wera aradusengera atunira iminota avuga kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Buriya nta na rimwe umuntu ajya amenya uko akwiriye gusenga byuzuye. Hari igihe umenyaho gatoya rwose ukareba ikinyuma, ariko ntitubasha kumenya ibiri mu ndiba, ntitubasha kumenya ibyo mu myaka ingahe yashize, ntitubasha kumenya impamvu iyi nyifata ari yindiho cyangwa iri kubo nsengera, ariko Mwuka Wera udahishwa uzi byose akamenya n'ibiri ku mutima wa Data, ngo atunihira iminota avuga, yingingira muri twe, ari kumwe natwe kugira ngo adufashe muri uru rugendo. Ntabwo turi twenyine. Imana ibaha umugisha. Banatangira dushima Imana. Uyu munsi turaza gusengera umuryango by'umwihariko. Reka wenda nasome ibyanditswe dukomerezeho, ndumva kugira ngo umwanya wacu turebe ko twakoresha neza. Abari mutoya isaha imwe ni ngufiya, rimwe na rimwe ubwo iba ndende umuntu atazi icyo ari gusengera hari buhere n'aho ari busoreze, ariko hari n'igihe iba ngufiya. Ariko Imana ishimwe ko iyiguhaye, Imana ishimwe ko iyimpaye. Ni ukuri kubyukira imbere y'Imana ntako bisa. Kuba ari mu gitondo, hari n'abandi baba bari nijoro, ariko ntako bisa muri iyi si idukurura, iduhamagarira byinshi, yewe aho Satani adashaka ko dusenga. Kuba tubonye akanya, twaba tuvuye mu mibiri, ufite umubiri unaniwe, tutaryamye bihagije, cyangwa se dufite n'inshingano zindi zidutegereje. Murabizi si mu kanya gatoya, twebwe bari mu gitondo, mu kanya gatoya isi iraba yuzuye mu rusaku urw'amatelefone, urw'akazi, urw'inshingano, ibintu bitandukanye. Ariko kuba tubonye ako kanya gatoya kabucece imbere y'Imana ni ak'agaciro. Uko bishoboye ujye ukarinda, hano wongere winginga Imana, ahubwo atakaje uti nshoboza kongera kubona akanya kanjye n'Imana. Imana ibaha umugisha. Ni ukuri ishimwe riba ari ryinshi mu mutima, kuko amajwi aba yakubwiye ngo iryamire, amajwi aba yakubwiye ati si ubundi igihe wasengeye, imbaraga ziba zaturwanyije ngo tutaba bazima ntizigira akagero, ariko Imana ishimwe ko iba yaziburijemo. Tujya gusengera umuryango rero by'umwihariko, icyifuzo cy'Imana ni uko ishimwe ryayo, izina ryayo kumenyekana byakuzura isi yose. Ariko kugira ngo byuzure isi yose iteka bizahera ku muntu umwe abihereza umuryango we n'aba maso, agasenga akinginga, gutyo bikwira isi yose. Umuhanuzi Habakuki muri 2:14, igice cya 2 umurongo wa 14, haravuga ngo kuko isi izakwirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka nk'uko inyanja y'amazi isendera. Kuko isi izakwirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka nk'uko inyanja y'amazi isendera. Ibi bintu ushobora kubireba, hari ibintu bita ngo ni ukwikirigita ugaseka, cyangwa hari n'ibyo bajya bavuga ngo ni ukwitelefona. Wareba ibyaha biri mu isi, wareba ubugome, wareba ububi, ukumva wanatinya, ukavuga uti se ubu isi izakwirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka ngo biyisendere biyuzuye nk'uko amazi asendera gute? Ukumva uratinye, kumva ntibyanashoboka. Ariko ikidutera kwizera ko byanashoboka nuko njye nabonetse. Kera sinari ubwoko bw'Imana, kera sinari nkijijwe, nuko wowe wabonetse. Ubwo wabonetse, n'uwo mwashakanye yaboneka, n'abo wabyaye baboneka, n'abavandimwe bawe baboneka, n'abana bawe baboneka, n'abaturanyi bawe baza, n'uyu mujyi wacu wakizwa, n'iki gihugu cyacu. Ubwo njye umunyabyaha nabonetse, n'abandi banyabyaha bagenzi banjye baboneka. Ibyo bikadutera ibyiringiro n'imbaraga zo gukomeza gusenga tudacogoye. Hari iminsi tutabyukiraga imbere y'Imana, hari iminsi ijambo ry'Imana ntacyo ryari ritubwiye, ariko nimba narabonetse, umunyabyaha rwimbi nkanjye nkaboneka, n'aba tubona bikabije nabo baboneka. Ntabwo rero Imana icogoye mu mbaraga. Icyifuzo cyayo ni uko isi yakwirwa no kuyimenya, ngo kuko isi izakwirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka nk'uko inyanja y'amazi isendera. Ariko iteka bihera mu muntu umwe wemeye guturwamo n'Imana. Iyo ntuwemo n'Imana, iyo wemeye guhinduka ubuturo bw'Imana, ubwo Imana ibibonye umuyoboro mwiza, ibibonye cano nziza yo kugera muri uwo umuryango wenda utigeze kumenya Imana, umuryango w'ibyiza n'ibibi nk'uko tuyizi, ariko Imana ibonye umuntu umwe. Nahamya ko nk'uko n'ubundi haba umunsi mukuru w'umunyabyaha umwe yihamya akaba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana, ndahamya ko Imana ibivuze ati noneho wa muryango wari waranyazwe na Satani, noneho mbonye umuntu watwara y'ubwiza bwanjye, noneho mbonye umuntu nacamo, hanyuma ruriya rugo, uriya muryango, hariya Satani yari yishe nabi, nanjye nkagera. Imana ibonye wowe, Imana imbonye,
ibibonye inzira yo kugera mu muryango. Rero ntiducogozwe n'ibibi tubona, ntiducogozwe n'amarira ari mu muryango, ntiducogozwe n'ibikomere biwurimo, ntiducogozwe. Ubwo wowe wabonetse, Imana yaca muri wowe, uri umutambyi w'ubwami bw'Imana, Imana yaca muri wowe ikagera muri uwo muryango. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, aho amagambo kenshi tuzi, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2, ariko reka mpere kuri 3 hanyuma manuke kugeza ku murongo wa 10. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 2:3 kugeza ku 10 haravuga ngo niba mwarasogonye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ni mumwegere. Twaje kumwegera iyo turi mu minsi yo kwiga ijambo ry'Imana cyangwa yo gusenga, tuba twaje kumwegera kuko twarasogongeye. Utarasogongeye ntabwo ari hano. Twarasogongeye, ikigero cyacu cyo kwegera kiratandukanye, tugenda dukurira muri we, tugenda turushaho kumenya, ariko impamvu turi hano nuko twasogongeye tumenya ko Kristo wacu agira neza. Ubu turimo turitoza kwegera. Niba mwarasogonye mukamenya ko umwami wacu agira neza, ni mumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Nitumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. Kuba ari ibuye ryanzwe n'abantu ni ukuvuga ngo Yesu ashyirwa ku ruhande, abantu bagashaka solution, bagashaka ibisubizo mu bundi buryo, ariko Yesu atarimo. Ndetse ukumva nka solution y'ibyo Yesu avuga cyangwa igisubizo cy'imigenzereze, ukumva ni ibintu biciriritse, cyane cyane umuntu ataranasogongera na gakeya, akumva mu byo wavuga ibyo ntibirimo, akumva umuntu yashaka ubwenge bundi n'inama zindi no kwirwanaho no gukoresha ubwenge busanzwe no kureba abakomeye no komanga hashoboka, tukaruha hanyuma we tukamushyira ku ruhande. Ariko ijambo ry'Imana ryatwe ngo nubwo ari ibuye ryanzwe n'abantu, nyamara ryaratoranijwe mu maso y'Imana, ndetse ribi ry'igiciro cyinshi. Muri make niwe gisubizo. Hanyuma nitumwegera, natwe turubakwa nk'amabuye mazima, hanyuma duhinduka inzu y'umwuka, ahantu haturwamo n'Imana. Abo mu bana bashobora kutabimenya, natwe hari igihe tuniyoberwa, ariko umuntu wimitse Kristo akaba umwami w'ubuzima bwe, akaba umukiza we, ubwo ijuru ryarururutse rituye ahandi muri ino nzu yanjye kubera njyewe, rituye rimanukira muri wowe ubushake bw'Imana, ibyemezo by'Imana, ubwiza bw'Imana bumanukira muri wowe. Ushobora kuba atari ufite icyubahiro mu nzu y'iwanyu cyangwa iwanyu, ushobora kuba atari ufite ubukire, ushobora kuba atari uzana ibisubizo, ariko uri umuntu Imana icamo ikagera mu muryango w'iwanyu. Namwe mwoke nk'amabuye maze kugira ngo mube inzu y'umwuka. Noneho n'ubwoko bw'abatambyi. Turabizi ko abatambyi bahuzaga abantu n'Imana, na n'uyu munsi abizera twese turi abatambyi. Haba ubwo tuvugira ngo abatambyi ni abapasiteri gusa, ni abasizwe amavuta yo ku mugaragaro, ni abakora imirimo y'imbere y'abantu, ariko uwizera wese Imana imubona nk'umutambyi. Umutambyi rero iteka ni mediator, ahuza Imana n'abantu. Ntabwo guseka kwawe guciriritse, ntabwo gukizwa kwawe guciriritse, ntabwo uri umuntu w'inyumi yo mu bwami bw'Imana. Niba warakijijwe uri uw'agaciro, kandi gusenga kwawe, kwegera Imana kwawe gufite umumaro. Ni nayo mpamvu umwanza kurwanya, kugira ngo udakomeza ugahinduka uwo muyoboro mwiza Imana icamo igera muri uwo muryango, ngo kugira ngo tube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Bimwe mu bitambo bishimwa n'Imana dutanga no kwitanga twebwe ubwacu, no gusenga. Ibyo byose ni ibitambo byera bishimwa n'Imana. Kumvira Imana no gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, ibyo byose ni ibitambo. N'indi mirimo yose dukora kubera izina ry'Imana. Ngo kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Ibuye umuntu yizera ntakorwa n'isoni, muraryumva, ni Kristo. Uryizera ntazakorwa n'isoni. Rihinduka ibuye rigusha, kuko iyo umuntu ataryumviye rimubera ikigusha, rimubera igisitaza. Ngo nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi kuko. Naho kubanga kwizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ni ibuye risitaza n'urutare rugusha. Iyo umuntu yanze kwizera rimubera urutare rugusha, ibya Yesu biramugusha. Ariko umuntu yizeye Kristo akemera kuyoborwa n'amagambo ye, ntibiba bikimugusha. Ariko iyo atizeye amagambo y'Imana, ibintu by'Imana biramugusha. Mu minsi yashize ndi muri sara ahantu turimo kuganira n'umuntu wanyogoshaga, arimo ambwira uburyo ese Imana yazashyira abantu bose mu muriro. Ese kuko niba Imana ari izashyira abantu mu muriro, ubwo no kuvuga ko Imana si ifite ikibazo kuruta Satani. Yambwiraga ko ari ibitekerezo by'abandi bantu bamubwira ko yizera Imana, ko afite abandi bantu batizera Imana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu adahisemo ko ijambo ry'Imana rimuyobora,
ibya Kristo n'iby'Imana bimubera ibimugusha. Kuri we ku batizera ijambo ry'Imana bumva niba Imana yarashyizeho umuriro, ubwo nuko Imana atariyo nziza kuruta Satani. Urumva uburyo ijambo rihinduka irigusha umuntu. Munyambwira se ubundi by'umuriro yabikuye he niba atemera ijambo ry'Imana ryose? Kuki iby'umuriro byo yabyemera? Ariko inzira Imana iheramo abantu agakiza, inzira Imana ishaka kubarindiramo kuzajya muri uwo muriro, kuko utari wanagenewe n'abantu, kuki nayo atafashe umwanya ngo ayumve. Urabona ko iyo umuntu atizeye iby'Imana biramugusha, Kristo ahinduka ikigusha, ngo basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi aribo ryari rigenewe. Imana itugirira ubuntu. Ngo ariko twebweho abizera Kristo turi ubwoko bwatoranijwe, turi abatambyi b'ubwami n'ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo wayo witangaza. Ariko twebweho turi ubwoko bwatoranijwe. Woweho usenga uyu munsi ejo bikananira, nkagira agatege uyu munsi ejo, ariko burya ndi ubwoko bwatoranije. Sinjye wihesheje agakiza, si wowe wihesheje agakiza, si wowe wihesheje no gusogongera ugatangira gutangira urugero rwo kwita ku by'Imana. Ni Imana yagutoranyije ikugira umutambyi w'ubwami, iguhindura ishyanga ryera, iguhindura umuntu yaronse ikagushyira ku ruhande. Ibikoreye iki? Kugira ngo twamaze ishimwe ryaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo wayo witangaza. Kera ntitwari ubwoko, ariko none turi ubwoko bw'Imana. Kera ntiturakbabarirwa, ariko none twarababariwe. Imana ishimwe cyane. Iyo twitegereje twebwe ubwacu n'imiryango yacu, navuze ngo tuzasengera imiryango by'umwihariko, twese kandi dukomoka mu miryango, turi mu miryango. Nubwo waba usigaye uri umwe utaragira abagukomokaho, udafite wenda n'abavandimwe, cyangwa se imiryango yaragukomerekeje ukayijya kure, hari igihe umuntu akomeretswa n'abatakamukomerekeje bakamukunze, akajya kure y'umuryango, akajya yumva n'iby'umuryango nta kintu mubwiye, azabaho ari wenyine nyabwigenda. Oya, iriya ni imigambi ya Satani. Imana yaduhinduye ishyanga ryera, ubwoko bw'abatambyi, kugira ngo twamamaze ishimwe yaduhamagaye, ikadukura mu mwijima. Ariko twakwitegereza uyu munsi tugasanga nta shimwe riri mu bacu, riri mu byacu, riri mu miryango yacu, cyangwa se rirahari ariko ni rike, cyangwa se nirihari umwanzi aba yifuza kuritokoza. Icyo nicyo kigiye kudutera gusenga. Turi abatambyi, turi ibikoresho by'Imana, turi abantu Imana yaronse, imaze kuturonka yaravuze ngo Imana ishimwe, ubwo Rutansi akijijwe nzaca muri we ngere kubi, azambera inzu yanjye, azambera ubuturo bwanjye, nzaca muri we urugo ruhabwa umugisha, umuryango uhabwa umugisha, nzaca muri we ibyo Satani yubatse bisenyuke. Bakundwa, umuntu umwe wakijijwe aba ari igitangaza mu maso y'Imana. Isi y'umwuka igira ibintu nyine iyo umuntu atarahura nabyo ntabwo abyemera, bimva ari ibintu byo gukabya. Ariko isi y'umwuka igira ibihango n'amasezerano y'umwuka. Aba yaravuze ngo aba bantu ntibazakizwa, nta wahukizwa, nta wahubaka, nta wahuhirwa, kuko Satani yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Ntabwo Satani arwanya abakijijwe ngo dushyireho akadomo. Satani arwanya inyoko muntu, kugira ngo agukubirane vuba utaranakizwa, akwice rubi, agutandukanye n'Imana, akurimbure. Ntabwo ararwanya twebwe gusa abakijijwe, arwanya n'abatarakizwa. Ibyo bihango n'ibihango bikaba bimaze amagenerasiyo n'amagenerasiyo. Baravuze ngo ntawe uzakizwa, ntibazamenya Imana, bazasinda, bazasambana, bazata ingo, bazazenguruka, bazaruha. Urwanya akarwanya n'urubyaro. Aba ntibazabyara, aba nibanabyara bazabyara hanze y'urushako, akazana ako kajagari. Ariko imbabazi z'Imana twajya kubona nyuma y'umyaka, twajya kubona havuyemo umuntu wakijijwe. Muzarebe abantu bakijijwe, tuvuge ari nka generasiyo ya kabiri n'iya gatatu, kiba ari igitangaza cyabaye. Umubyeyi umwe yavuyemo arakizwa, umukuze se arakizwa, umupapa se arakizwa, wajya ukabona uruhererekane. Njya numva abagize umugisha ko bari nka generasiyo za gatatu zikijwe cyangwa za kabiri bagiye bakizwa kubera mama yarakijijwe, papa yarakijijwe, umuvandimwe arakijijwe, agakiza kaba karaje. Natwe rero dufite ibyiringiro uyu munsi. Niba uri na generasiyo ya mbere nkatwe, cyangwa se nkanjye uri na generasiyo ya mbere yo gukizwa, ariko iryo ni itangiriro rigomba gukomeza. Isi igakwirwa n'ubwiza bw'Uwiteka biciye muri wowe, bigahinguka mu muryango wawe. Reka dusenge bakundwa. Hera kugushima Data, niko niyumva ubuntu aguhaye bwo kuba waramumenye, kuba warasogongeye. Hera kandi kongera kumushima aya mahirwe aduhaye kubyukira imbere ye. N'ubuntu. Umubiri wacu ntukunda gusenga, umubiri ufatanya na Satani kutubuza gusenga, kuko Satani abazi neza ko nidusenga dusenya ubwami bwe, kuko abazi neza ko nidusenga tutazagwa mu moshya, kuko abazi neza ko nidusenga tuzagwiza imbaraga. Ariko Imana ishimwe ko urokotse ibitotsi, urokotse umunaniro, urokotse akajagari k'ibiri muri telefone, urabirokoka, duhurira imbere y'Imana. Ubwo n'ubuntu bukomeye. Data, turi abahungu n'abakobwa bahuriye imbere yawe,
dusutse imitima yacu imbere yawe mwami w'abami, utugiriye imbabazi, uratubyutsa. Bamwe bari mu gitondo, abandi bari mu ijoro, abandi bazanabyumva indi minsi basengane natwe. Turagushimiye imbabazi n'ubuntu tugiriye Uwiteka Mana Nyiringabo, kubabyukiye imbere yawe natwe tukaba turimo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira ko duhaye gucika ku icumu ry'ibitotsi, ry'umunaniro, ry'imiruho y'uburyo bwose umwanzi aduteza, n'igitutu cy'uburyo bwose atubwira ati se kuki mwongeye muracyasenga, murasenga iki? Uduhaye gucika ibyo byose, uduha gusuka imitima yacu imbere yawe. Nushimwe mwami w'abami, nushimwe. Turabizi mu mibiri yacu ntihabamo gusenga, n'ubutumire bwawe, n'igikorwa cyawe, n'umurimo wawe, n'ubishimirwe nyagora. Tugarutse tubikunze, niyo mahitamo dufite. Umutima wacu uragushaka, amaso yacu aragutumbiriye, tukuzamuriye amaboko, dupfukamye imbere yawe nyaguhora ku ngoma. Ni wowe duhanze amaso, dushyize ku ruhande ibindi byose, turashaka wowe. Tuje kwiherana nawe mukunzi mwiza. Urakoze ko wari waduhamagariye kuba imbere yawe. Urakoze mwami w'abami ko ari wowe uturembuza. Tugushimiye izo mbabazi utugiriye, tugushimiye ubwo buntu, tugushimiye ko mu mamiliyoni n'amagana yuzuye isi uturobanuriye kuba imbere yawe. Urakoze ku bw'ubwo buntu mwami, ntago tubumenyera, ko turabizi neza ko ari imyaka tutabyukiraga imbere yawe. Turabizi neza ko kukwegera hari igihe byari ubupfapfa, tutanakuzi, tutanagutekerezaho, turyama tukabyuka nk'uko inyamaswa nako ngo nazo zirakuramya, tutazi nuko tumeze, tutazi iyo biva n'iyo bijya nyaguhora ku ngoma. Ariko uduhamagaza imbabazi, utugira abawe, udushyira mu byegera byawe, uduhindura abatambyi b'ubwami, utwandikaho izina ryawe. Urakoze mwami w'abami. Turagushimira kandi ko tubashije kuvuga, twabyutse birakunda. Impano y'ubuzima nyaguhora ku ngoma, uturinde kuyimenyera mwami w'abami. Turagushimira impano y'ubuzima. Turabizi hari uko mu dusenga harimo barimo kubabara mu mubiri, harimo se n'abandi mwami w'abami batwumva badashobora no kubumbura akanwa kuko umubiri ubaruhije, ariko duhaye ubuzima, turacyumva, turacyavuga. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka ubwiza bwawe mwami butwuzure, reka ijuru ridukingukire nyaguhora ku ngoma, rinkingukira hondi, rikingukire uyu mukobwa ubyukiye imbere yawe, rikingukire uyu muhungu ubyukiye imbere yawe, rikingukire uyu mugore n'umugabo, rikinguke mu miryango yacu nyaguhora ku ngoma. Aho turimo tukwambaza turakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, ijuru ridukingukire mwami w'abami, twumve kubaho kwawe. Erega ni wowe dushaka, erega ni wowe dushaka, erega ni wowe tunyotewe. Tuje kwicara ku birenge byawe mwami, twasize inshinga, dusize imirimo, dusize ibiduhamagara, dusize ibitotsi, dusize ibidushuka, dusize yewe n'ibisa nk'ibidufitiye umumaro n'inshingano se n'ibindi twagakoze, kuko tukunyotewe mwami. Twicaye ku birenge byawe nka Mariya kugira ngo twumve ibyo uvuga mwami, kugira ngo kandi tuguture ibyuzuye imitima yacu mukunzi mwiza. Niwakira ibyuzuye mu mitima yacu, bimwe tubasha kubisobanura, ibindi ntitubasha no kubivuga, ariko mwami turabikuzaniye ngo bikubere amashimwe, bikubere ibiguhumurira neza, bikubere igitambo cya mu gitondo kiguhumurira neza Uwiteka Mana Nyiringabo. Uko niko turi, tuje ntaho tugukinze, dusutse imitima yacu. Erega ni muri wowe dukirira, tukuzaniye ibyo twishe, tukuzaniye ibyo twakoze nabi, tukuzaniye ibyo twagusezeranye ntitubisohoze, tukuzaniye aho twatsinzwe, tukuzaniye aho twavuze amagambo tutagombaga kuyavuga, tukuzaniye aho twagombaga gusenga ukatura, tukuzaniye ibyo twakiraniweho twebwe ubwacu nyaguhora ku ngoma. Ngo amaraso yawe Kristo atwuhagire, atumareho ibirego byose. Wa murezi ngo ajye ahagarara turega mwami, hari ibyo turega by'ukuri, twatsinzwe, twasitaye, twahirimanze, ibyo turabikuzaniye mwami. Ntabwo tuguhisha ibicumuro byacu, turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngo amaraso yawe atwuhagire, hatumareho ibirego byose mwami w'abami. Hari n'igihe tutanabimenya ko twagucumiye, kuko twari turangaye, twuzuwe n'urusaku rw'isi nyaguhora ku ngoma. Tubigusaba imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, tugusabye imbabazi, tugusabye n'imbabazi z'ibyo twagomba gukora tutakoze, tugusabye n'imbabazi ko ari igihe tukanurira ibindi, tukakuburira umwanya, ibitagira umumaro bikuzura amatwi yacu, bikuzura amaso yacu, bikatuzenguruka. Noneho wavuga ijwi ryawe rikarengerwa n'urwo rusaku ruri mu mutwe, n'urwo rusaku ruri mu matwi, kuko twatinze ahandi tugatinda mu bindi maze ntitukumve. Ibyo nabyo tubigusabiye imbabazi kandi tugusabye ubuntu mwami. Turakwingiza ngo twigishe kwiherana nawe, ujye utwarura, udukure mu rusaku rw'iyisi mwami. Dore uratuzengurutse, amasikirini arafunguye imbere yacu nyaguhora ku ngoma, aho za inkuru zitarangira z'urujya n'uruza z'ibibi n'ibyiza, kugira ngo duhore duhuze, tukuburire umwanya, bwa busabane bwacu nawe buhore butokojwe. Turagarutse mwami ngo dukize, udukize ibihinda, udukize ibiguruka, udukize ibikuru bibi, udukize n'ibikuru byiza ariko bidukundisha iby'isi, ubidukize Uwiteka Mana Nyiringabo, maze wiherane natwe kubw'imbabazi zawe. Turagushimira ko waturonse, turagushimira ko watugize aba. Ega ni wowe wadushatse, si twe twagukunze mbere, ahubwo turimo turitoza kugukunda, turimo turitoza kukugana, kuko twarasogongeye tubona ineza yawe.
turaje rero ngo tuguture iki gitondo, turaje ngo tuguture ibyuzuye imitima yacu, turaje ngo tukwihe twebwe ubwacu ubona nk'imiyoboro wacamo ngo utabara abacu. Mwami natwe turaje ngo utunganye iyo miyoboro aho twazibye, ku buryo amazi yawe atabasha gutemba ngo aducemo agere kubo twashakanye, agere kubo twabyaye, agere ku batubizaye, agere ku bavandimwe bacu. Aho imiyoboro yacu natwe yazibijwe n'ibikomere n'imibabaro n'imiruho, turaje natwe ngo tuzibure mwami w'abami. Ijambo ryo ryatwe ngo twagenewe kuba inzu y'umwuka yo guturwamo nawe, twarangiza tugatamba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ariko natwe rimwe na rimwe mwami ujya kutwubaka ugasanga turashenjaguritse. Turaje ngo duhereho mwami, turaje ngo duhereho utwubake nyaguhora ku ngoma. Ubaka umutima wanjye aho wasenyutse sinanabimenye naho nzi, ubaka umutima w'uyu mugore, ubaka uyu mutima w'uyu mugabo, ubaka umutima w'uyu musore n'inkumi aho yahemukiwe nabe, aho isi yayiboneyemo akaga, aho ibyago n'amakuba byamuhinduye uw'intege nkeya. Mwami ngwino wongere umwubake yubakike, niko kahinduka inzu y'umwuka, inzu y'umwuka ituwemo nawe nyaguhora ku ngoma. Ngwino duhengamuraho ubuzima bwaduhengetse, bimwe ntitunabimenya ko biba byarabaye tukiri n'isoro mu nda za ba mama mu mikurire yacu. Mwami tukajya tugira ngo uko niko duteye, tukagira ngo uko niko dutekereza, tukagira ngo niko turi, kandi ari umwanzi waduhengamishije kuva mu itangiriro. Ariko uri Imana nziza y'amahirwe ya kenshi, uri Imana izura, uri Imana ikura mu rupfu. Mwami nta kinanirana cyageze imbere yawe, ngo ijambo ryawe ngo rimeze nk'inyundo, niba inyundo ibasha kumenagura ibitare bikameneka nta nkaswe wowe. Ngwino uhondahonda hanjye hahengamye, ntazi icyahengamishije mwami, maze unkize. Ngo ijambo ryawe rimeze nk'inkota icyariya mugi yombi. Ngwino ntandukanye n'ibikomere nzirikanywe nabyo, n'ibyaha nzirikanywe nabyo. Ngwino ntandukanye n'iby'isi nzirikanywe nabyo, bituma ntakumenya nk'uko ukwiriye kumenywa, bituma nasobanukirwa urukundo rwawe. Ngwino tumaremo gutabwa n'ababyeyi, gutabwa n'abo twashakanye, gutabwa n'abakadukunze, bidutera nawe kutakwizera, tugashidikanya urukundo rwawe, tukumva nawe ufite ibyo ubanza kureba ngo wemere umuntu, tukumva ufite abo ubanza, ndetse n'ibikomere by'ibyo twasengeye bigatinda kuza cyangwa bigatinda kuba, cyangwa se bitari no mu bushake bwawe, nuko tukakwitiranya bikadutera kumva dukomerekejwe nawe. Mukunzi mwiza, ngwino dukize no gukomeretswa nawe ubwawe papa, ngwino dukize gukomeretswa n'abo dukunda, ngwino dukize no gukomeretswa n'amahitamo yacu mabi, ibyo twagiye twishoramo bitari byo twabyitiranyije tukabikomerekeramo. Ngwino bidukize mwami, maze koko tukubera inzu y'umwuka yo guturwamo nawe, no kuba batanga ibitambo bizima byera bishimwa nawe nyaguhora ku ngoma. Turakwihaye, tuvura ibikomere, tuvura ibyaha mwami w'abami, tuvura ibitwizingiraho vuba papa, tuvura ibidutinzeho mwami w'abami, tuvura ubwoba bw'ejo hazaza butuma dufata ibyemezo bibi bitarimo kukumvira no kukubahisha mwami. Bidukize kubw'ubuntu n'imbabazi zawe, bidukize kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Dukize mwami kwishimira amafaranga kuruta uko tukwishimiye nyaguhora ku ngoma, nuko mamona akatuyobora tutabizi mwami, kuko umunezero wacu uzirikanwa n'amafaranga yacu. Yazamuka tukanezerwa, yagabanuka tugatakaza umunezero. Dukize mwami w'abami, dukize kubw'imbabazi zawe, dukize mwami w'abami. Waravuze ngo ntabwo bishoboka ko umuntu yakorera abami babiri, ntabwo yakorera amafaranga ngo akorere nawe mwami w'abami. Tujya kubona tukabona tubereye databuja, niyo ayobora umunezero wacu, niyo ayobora ibyemezo byacu. Ayi mwami w'abami akaba yatwimura aho dushaka, akadutarwa ntamenya guhora ku ngoma, kuko ubwoba bw'ejo hazaza butwuzura. Mwami ngwino dukize, uduhe kukwiringira byuzuye. Ni wowe buzima bwacu, ni wowe ejo hacu hazaza, ni wowe mbaraga zacu, ni wowe uduha ibya none ukaduha n'ibyejo hazaza, ukaduha n'ibyo mu bugingo buhoraho mwami w'abami. Dukiza ku kagozi kibasiye abera benshi mwami, ntitunabimenye tukumva nibisanzwe, kuko kuyakorera ni iby'ubwenge, kuyashaka byitwa ubwenge. Ariko mwami ntitujye tubasha gutandukanya igihe yatubasa akadutegeka n'igihe turimo dukora mu buryo bisanzwe. Mwami ngwino dukize mwami w'abami, utwuzure, utubere Imana na databuja n'umukiza n'umwami. Tuyoboke wowe mwami, ibyemezo byacu bishingire kuri wowe, icyizere cyacu cy'ejo hazaza gishingire muri wowe, gutekana kw'imitima yacu gushingire muri wowe. Utwuzuza amahoro yawe nyaguhora ku ngoma, utwuzuza amahoro yawe. Ni twebwe ubwacu twasukaga ubuzima bwacu imbere yawe, ngo twubake rwose, twubakike koko nk'ayamabuye mazima, kugira ngo koko tube inzu y'umwuka, koko duhagarare nk'uko watugize ubwoko bw'abatambyi, kugira ngo tubashe kugira imbaraga zo guhagarara mu cyuho cy'imiryango yacu. Twazindukiye imbere yawe turimo abagore bafite abo bashakanye, twazindukiye imbere yawe turimo abagabo bafite abo bashakanye, twazindukiye imbere yawe turimo abana bakomoka mu miryango, turimo abasore n'inkumi, twese nta muntu n'umwe wavuye ku giti, twavuye mu miryango twayiboneyemo ibyiza,
turacyayiboneramo ibyiza, hari n'ibibi twayiboneyemo, hari n'ibyo tukiboneramo. Abarira muri twe turarizwa n'abo twabyaye, turarizwa n'abo twashatse, turarizwa n'abavandimwe, tubabajwe n'ababyeyi. Mwami, ntabwo ibyo bintu twabasha kubyiyambura, nta naho twabihungira. Yewe waranabigennye, imiryango twayivutsemo wabigennye. Abo tuvukana ntitwabatoranyije, abatubyaye ntitwabatoranyije, ariko wari ubifite mu mugambi. Umwanzi yaba yarabyinjiyemo akabivanga, ariko wari ubifite mu mugambi. Duhagaze hano rero twebwe ubwacu, nabo dufitanye isano y'amaraso, nabo dufitanye isano y'urushako, turabazanye Nyaguhora ku ngoma. Mwami, tukuzaniye abagabo badushatse, abagabo bari basaza bacu, abagabo batubyaye, tukuzaniye abagabo. Dore umwanzi mu gihe cya nyuma arahagurutse ngo akubite umutwe kugira ngo imiryango yose isandare. Igihe kimwe wasanze Aburahamu umuvugaho, uravuga ngo icyatumye mumenya ni ukugira ngo atoze ab'urubyaro rwe n'abo mu nzu ye bose kujya bakubaha, kugira ngo uzanire Aburahamu ibyo wamuvuzeho. Wari uhaye inshingano umugabo yo kuba umutambyi w'umuryango, ariko umwanzi uhora azenguruka aconshomeye abagabo benshi. Turingingira abagabo, dusabye ubuntu n'imbaraga ku bagabo, dusabye imbabazi ku byaha abagabo bakoze. Mwami w'abami, turakwinginze Uwiteka Mana n'ibyo barimo bakora, duhagaze mu cyuho cyabo Mwami, tukwinginga kugira ngo ubabarire abagabo kandi ubakize. Inshuro nyinshi bashakwaho byinshi, bagakenerwaho imbaraga nabo ubwabo badafite. Bamwe muri bo ntibazihawe, nta cyitegerezo cy'abagabo bazima bagize mu butoya bwabo ngo bamenye nuko babigenza. Ariko uri Imana izura, uri Imana irema bundi bushyashya, uri umupapa we wuzuye ubwiza n'imbabazi. Buri mupapa wese, buri mugabo wese yakwigiraho bigakunda, agahabwa ibyo guha abana be, agahabwa ibyo guha umugore we, agahabwa ibyo guha abashinzwe mu miryango yose n'inshingano zose afite zo gutunga imiryango. Turakwinginze Mwami w'abami, ngo igikwiriye buri mupapa uri muri twebwe, abo duhagarariye se, turakwinginze ngo ikimukwiriye cyaremesha umutima we ukimuha uyu mwanya tukiri ku mavi Mwami w'abami, tukiri ku mavi Mwami. Dusengeye kandi abagore kugira ngo bashe kubabarira abagabo babo, dusengeye abana ngo bashe kubagarira ba papa babo. Nyaguhora ku ngoma, turasengera uwo wagize umugabo wese ndetse n'abasore bazabaga bejo hazaza. Turakwinginze ngo ubuzuze ibyawe Mwami wa. Dore isi ntabyo ifite, isi yateye abantu kuba nyamwigendaho, isi yateye abantu gushaka ibinezeza by'akanya gato, ariko muri wowe harimo package ikwiriye buri mugabo Mwami w'abami. Dusengeye umugabo urimo asenga avuga ati abana banjye ndabarera nte, umugore wanjye ndamufasha, isi urugo ndarugenza nte, ese umuryango ndawugenza. Turasenze ngo umwuzuze ibyawe Uwiteka Mana Nyiringabo, umwuzuze ibyawe Mwami w'abami. Urimo areba aramutse akijijwe atabona uburyo atunga umuryango, urimo wibaza uhagaze hagati y'amayira abiri Mwami w'abami, abona iby'agakiza akabona biramuhombya inshuti, akabona hari hose biramuhombya amafaranga yiboneraga, akabona hose biramwambura icyubahiro afite. Uhagaze mu mayira abiri Mwami arimo yibaza niba tumusabiye imbaraga zawe Nyaguhora ku ngoma. Abatangiye urugendo se ariko bagera hagati bagashoberwa, tubasabiye imbaraga n'ubuntu bwawe Mwami w'abami. Abari barakijijwe bakongera bagacogora basabira inyuma, turasenze ngo bongere babyutswe kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe Mwami. Nubyutse abagabo, nubyutse abapapa Mwami w'abami. Dore isi irabasaba byinshi Nyaguhora ku ngoma, reka buzuzwe ibyawe Mwami w'abami, kugira ngo babashe kuba abameze nk'uko ushaka. Kubw'ubuntu n'imbabazi tubuhagije amaraso yawe, kugira ngo imitego y'umwanzi n'uburiganya bwa sekibi, wa mwanzi ugenda azenguruka ashaka kuwaconsomera, turasenze ngo ubwo buriganya bwe buhinduke ubusa. Turasengera abagabo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Mwami, ngo babe abagabo bameze nk'uko ushaka Mwami, ubuzuze ubwenge bwawe, ubuzuze imbaraga zawe, ubahembure Mwami w'abami, ubahembure Mwami w'abami. Abatakaje icyubahiro cyabo nk'abagabo Mwami w'abami, kuko bamwe basinze, kuko bakoze amahano, uyu munsi ntibavugana n'abana babo, ntibavugana nabo bashaka, ntibavuga, barigunze, barumva ntacyo bamaze kuko babyishe. Ariko uri Imana y'amahirwe ya kenshi, niwegura imitima yabo, nubabyutse kubw'imbabazi zawe, nubongera n'amahirwe yo kubaho kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe. Dusabiye umugisha kandi Mwami w'abami abagabo bashakisha hirya no hino kugira ngo batunge imiryango yabo, rimwe na rimwe bibashora no mu mafuti kuko bibaza gutaha ntacyo bajyanye. Turakwinginga Mwami w'abami ngo ubahe ubuntu bwawe bwo gutegereza kuri wowe. Benshi muri bo barugiye batagira n'uwo mwanya wo gusenga no gutindana nawe. Turagushimira abakumenye barimo bayobora imiryango yabo mu kuri Mwami. Turasenze ngo ubambike imbaraga, bakomeze ibicogoza ntibibabashe. Turasengeye Mwami w'abami barimo bibaza icyo batungisha imiryango, ngo basange wibutse ko ni wowe provider mukuru, mbere yuko baba providingira imiryango ya ubibutse ko ari wowe, ni wowe Mwami utabahaye ntacyo babona, ntago bariganya
ntabwo bakoresha ubwo bukana n'ubucongocongo ngo babishobore. Mwami ubibutse ko ari wowe utanga ukagabira umugisha mu biganza byabo kugira ngo barindire mukuru w'iteka Mana. Tubahishe mu maraso yawe. Twanze gukenyuka kw'abagabo b'Abanyarwanda mu izina rya Yesu. Twanze gukenyuka kw'abagabo. Imbaraga z'umubi zahagurukiye abagabo mu isi hose tuzihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Ibibakubita kugira ngo imiryango itatanye nibyo dukubise muri kino gitondo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umubi zabahagurukiye zisenyagurike mu izina rya Yesu. Reka umugabo yongera ahagarare mu mwanya we mu itorero, umugabo ahagarare mu mwanya we mu muryango, umugabo ahagarare mu mwanya we mu gihugu, umugabo ahagarare mu mwanya we hirya no hino mu bihugu biteye imbere aho byamwambuye ijambo. Umugabo yongera ahagarike mu mwanya we Mwami. Muhe gusabana nawe. Tubasabiye gusabana nawe. Tubasabiye Mwami w'abami imbaraga zo gusenga, imbaraga zo kuba mu ijambo ryawe kugira ngo mukunzi mwiza babe icyitegererezo kizima ku miryango yabo. Urakoze Mwami w'abami. Dusengeye abagabo baba barapfakaye barimo barera abana bari bonyine. Dusengeye abagabo bari separe cyangwa se bari divorce, nabo tubasabiye ubuntu n'imbaraga za Uwiteka Mana Nyiringabo. Dusengeye abagabo ingo zitahiriye, turakwingize Mwami ngo bahe ubuntu bahimba. Dusengeye abagabo se bafite abagore badakijijwe, hari igihe tutabyibukanya guhora ku ngoma kuko turakwinginze Mwami ngo bahe umutima ukurebaho Mwami w'abami. Dusengeye abagabo bari mu nshingano zitandukanye mu mirimo ikomeye y'igihugu n'iyoroheje, abari mu mijyi no mu byaro, tubasabiye ubuntu bwawe bahishwe mu maraso yawe. Umwanza babure, turabateragura hirya no hino kugira ngo atatanye imiryango. Tubahishe mu maraso yawe. Imbaraga z'umwijima zijya zikora mu miryango zikavuga ngo ntawo muri uyu muryango uzaba umugabo ukure ngo asaze, zikabakenyura ku myaka 40, zikabakenyura kuri 30, zikavuga ngo ntibazashaka bazazerera. Tubahishe mu maraso yawe. Turasenya ibyo bicaniro byose biri mu miryango bisaba abagabo ngo bisenyuke mu izina rya Yesu. Dusengeye abagabo Mwami bavutse mu miryango irimo abagore benshi, irimo polygamy. Turasenze ngo bahishwe mu maraso. Ijambo ryera tuvuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya. Turasenze ngo ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu bube umugabane wabo, maze Mwami bashorera imizi muri wowe, bahinduka itangiro ry'agakiza k'imiryango izakurikiraho. Mwami tukuzaniye abagore, tukuzaniye abagore, waravuze ngo tumeze nk'inzabya zoroheje. Mwami turasenze ngo utwuzuze imbaraga zawe, utwuzuze imbaraga zawe, udukize ibikomere bituma tutabasha kubumbatira imiryango yacu, udukize imibabaro Satani ajya duteza, maze tukarekura tukajugunya. Sengeye buri mugore, sengeye buri mukobwa uzaba umugore Mwami, kugira ngo umugisha waduhaye wo kuba abagore no kuba bafasha tubashe kuenjoyinga. Dore isi yazanye ibindi Mwami w'abami, iduha kumera nk'abahiganwa n'abagabo w'Iteka, kandi waraduhaye position nziza n'umwanya mwiza. Turasenze ngo imigambi ufitiye buri mugore isohoze Mwami. Tukuzaniye ibikomere biri mu mitima y'abagore, abatawe n'abagabo, abapfakaye, abadivorcije, abari separe, abari mu ngo Mwami, abagabo batatunze imiryango, umugore akagenda akaba umugore akaba n'umugabo. Turabakuzaniye ngo bahe ubuntu bwawe n'imbaraga za ubakize ibikomere by'umutima, ubuzuza imbaraga za Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubakomereze mu buntu bwawe Mwami w'abami. Abakijijwe Mwami ubaha imbaraga zo guhinduka imiyoboro myiza mu gakiza k'imiryango yabo Mwami. Utwuzuze kandi ijambo ryawe, ahubwo dukizwa Mwami ntitumenye n'ibibanza n'ibikurikira Mwami, tugakirizwa mu kajagari kuko amarangamutima yatuyoboye, ntitumenye n'ijambo ryawe. Ibyo twagakijije Mwami tukaba ari twe tubyica. Tugusabye ubuntu n'ubwenge bwawe. Waravuze ngo udafite ubwenge nabo gusabye. Tugusabye ubwenge nk'abagore nyaguhora ku ngoma, ahubwo n'agakiza kacu ahubwo katwongera kujagarara aho kugira ngo tuba abagore bazima bahagaze ku ngo zabo. Mwami tugusabye ubwenge bwawe, tugusabye ubwenge bwawe nk'abagore nyaguhora ku ngoma. Aho amasengesho yadutesheje kurera abana, aho amasengesho yadutesheje kubaha abagabo, aho amasengesho yadutesheje gukora, aho twabivangavanze, utugarukaneho imbabazi Mwami. Umurimo wa mbere waduhaye nukuba abagore, nukuba ababyeyi. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo wongere utwubaka aho twasenyutse, uduhe inyota y'ijambo ryawe kugira ngo ridukosore aho twahuye n'abahanuzi b'ibinyoma tukavangirwa Mwami, tukajagarara. Wongere utugaruze imbabazi. Waravuze ngo intama zawe zose zumva ijwi ryawe, uduhe kumva ijwi ryawe tutayobagurika Mwami w'abami. Udukize irari ry'igihe cya nyuma ridutera kujagarara Mwami w'abami, utugarukaneho imbabazi. Turasenze kandi ngo ukize imitima y'abagore yababajwe n'abagabo, ukize imitima y'abagore yababajwe n'imiryango, ukize imitima y'abagore Mwami w'abami yabajwe no gutinda gusama no gutinda gukikira, ukize imitima y'abagore babajwe no kurwaza abana. Udukize Uwiteka Mana Nyiringabo, utugirire imbabazi kubw'ubuntu bwawe Mwami. Habwa imico ivanga n'ibyo twise ijambo ry'Imana, umwana ubaye ikigoryi akaba umugore, warwaye n'uwamugaye akaba umugore, kutabyara bikaba iby'umugore, ibyo byose bikagenda bigakubita umutima w'umugore. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ukize iyo mitima y'abagore inaniwe, icogoye, wongere uyeguze imbabazi kubw'ubuntu bwawe, maze utwibutse ko
washyize ubutunzi bukomeye muri twebwe. Igihe wemeraga ko inda zacu arizo ziterura abana zigakikira abana, igihe wavuze ngo wowe ntubasha kutwibagirwa, ngo icyakora ngo se umugore ngo yakwibagirwa umwana yonsa, ngo ariko rimwe na rimwe bagajya bibagirwa, ngo ariko wowe ntuzatwibagirwa. Nuko wabonaga ko umugore bitamworohera ubundi kwibagirwa umwana, nuko wari uduhaye uwo mutima Mwami. Turasenzera ngo uwo mutima uwukize ibyawuzengurutse by'ibikomere n'imibabaro bituma utabasha kumwinginzi ukwiriye. Maze Mwami, dusengera abagore barimo barera abana bari bonyine, dusengera abagore bapfakaye, dusengera abagore batandukanye, ngo bakomereze imiti, bakize ibyo bikomere Mwami, bigenda bikagera mu magufwa no mu mutima. Ubibutse ko utabata, isi yabata, sosiyete yabata, twananirwa kubumva natwe ubwacu. Abagore bagize umugisha bakaba bakiri mu ngo zabo, ariko uri Imana izi details z'ubuzima bwawe. Nububake bubakike, nubahe umunani uhagije n'umugabane uhagije w'ibyawe, kugira ngo turage urubyaro rwacu ibyawe. Mwami, dusengera ababyeyi bategereje gukikira. Uri Imana ishobora byose. Turasengera abana kuko tubafite, ariko turasengera ababyeyi, abana bakiri mu bitekerezo byabo, kugira ngo icyababuje gusama icyo ari cyo cyose gikurweho mu izina rya Yesu. Igihe cyawe cyo gusama ukibangutse Mwami. Intambara zabagurukiye, ibitero by'umwanzi byabasabye bihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Uhaba ababyeyi gukikira kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Tuvuze umugisha ku nda zabo Mwami. Dukweretse abasore n'inkumi barimo bateraganwa hirya no hino. Igitutu cy'isi kirabazonze, igitutu cy'ubukungu, igitutu cyo gukira vuba, igitutu cyo gushaka ibyihuse, ushyirwa ku ruhande kubera ko batangiye kukubaha, bagenzi babo bakabashyira ku ruhande. Dusabiye abasore batangira urugendo rwo kukumenya, dusabiye abakobwa batangira urugendo ngo bakomerezwe muri wowe. Tubatwikirije amaraso yawe. Imbaraga z'umubizi basaba, bamwe zirabasaba ngo ntibashake ntibahinduke imiryango, abandi zirabasaba zibuzuza ibitekerezo byuzuye isi, ko umugabo k'umusore yahinduka umukobwa, k'umukobwa yahinduka. Mwami, tubahishe mu maraso yawe. Tuzanye abana bacu b'abasore n'inkumi, tubahishe mu maraso yawe. Imbaraga z'umubizi basaba ngo zibanyanyagize, bahinduke inzererezi, nizo abarizo zihinduka ubusa mu izina rye. Tuvuze umugisha ku basore bacu, abo twabyaye nabo waduhaye hirya no hino. Tuvuze umugisha ku bakobwa bacu, tuvuze umugisha wo kuba abagabo nyabagabo, tuvuze umugisha wo kuba abagore nyabagabo, tuvuze umugisha wo gushorera imizi muri wowe, tuvuze umugisha mu buzima bwabo. Ubuzima bwabo ni buhabwa umugisha, bahinduka bagukorera mu busore bwabo, bahinduka bagukorera mu bukumi bwabo. Imbaraga zizenguruka zivuga ngo abakobwa ntibashake, tuzitesheje agaciro. Ijambo ribi ryabashizweho, turitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Tuvuze umugisha ku basore b'Abanyarwanda, tuvuze umugisha ku bakobwa b'Abanyarwanda, tuvuze umugisha kuri bene wacu, tubavuzeho umugisha no guhirwa no kugirirwa neza no gushorera imizi muri wowe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'agahinda zirimo zibototera, imbaraga za depression zototera urubyiruko rwacu, tuzitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Ibicaniro byabasabye bikavuga ngo abasore b'Abanyarwanda barapfa n'abakobwa barapfa nabi, tubisutsemo amaraso yawe Mwami Yesu ngo bihinduke ubusa. Ijambo ribi ryose ribahiga, turitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Baraba b'umumaro, baraba b'umumaro, barageraho abagenewe kugera mu izina rya Yesu. Abakiri batoya bari mu mashuri, ari abana batoya Mwami w'abami, ari n'abana bakuze bari mu mashuri, tubavuzeho ubwenge. Imbaraga ziza gutwikira ubwenge bw'abana bakamera nk'abadafite gutekereza, izo mbaraga zimenagurike mu izina rya Yesu. Imbaraga zijya zisaba urubyaro kugira ngo rudakomeza amashuri, bakavuga ngo ntawo umuryango wabo wize, izo mbaraga zisenyuke mu izina rya Yesu. Imbaraga zifasha ibitekerezo by'abana zisenyuke mu izina. Tubavuzeho ubwenge bumurikiwe n'umucyo wawe kubw'ubuntu. Kuva ku batoya batangiye kwiga amashuri ari amatoya abanziriza yandi yose, n'abakuru bari mu yo hejuru, tubavuzeho imbaraga zo kwiga. Hari abana benshi bananiwe gukomeza amashuri, ntibazi icyo babaho iyo bageze kwiga, babura imbaraga zo kwiga. Hari abari muri primaire, abari muri secondaire, abari muri za kaminuza. Izo mbaraga zibuza abana kwiga zimenagurike mu izina rya Yesu. Ubwo buriganya bwa Satani butumwe uko abana bageze mu bizamini barwara, bigahinduka cycle imeze gutyo mu miryango, izo mbaraga zisenyuke mu izina rya Yesu. Ibyo bicaniro bisaba abana bihinduka ubusa mu izina. Tubatwikirije amaraso yawe, tubahishe mu maraso yawe Mwami Yesu. Baba mahoro, yewe nabitegura gukora ibizamini bya leta hirya no hino, bari mu masegondere, bari mu maprimaire, tubatwikirije amaraso yawe. Abiga amashuri ari privé, bari mu mavakansi, tubatwikirije amaraso yawe Uwiteka Mana Nyir'ingabo, tubahishe mu maraso yawe. Abiga mu bigo bya leta, abiga mu bigo by'abikore,
tubahishe mu maraso yawe. Ubugoryi umwanzi arimwe yototereza amara tubuhinduye ubusa mu izina rya. Indwara ziyoberanye zirimo zifata urubyaro tuzihinduye ubusa, izahawe amazina zikakirwa. Tumenaguye izo mbaraga mu izina rya Yesu. Tuvuze ubuzima bw'imitekerereze mumeze neza mu bana bacu, tuvuze ubuzima mu mibiri yabo, mu ngingo zabo, mu myuka yabo mu izina rya Yesu. Duhagaritse ibitero bitera abana mu nzozi mu izina rya Yesu. Duhagaze mu miryango yacu, dushinganisha imiryango yacu mu maraso ya Yesu. Turavuga amaraso ya Yesu mu byumba abana baryamamo, turavuga amaraso ya Yesu aho bicara muri salo mu izina rya Yesu. Dutesheje agaciro imigambi y'umwanzi Satani yo kutunyaga urubyaro, ihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Mwami turakwihaye nk'abo wagize ababyeyi abakuriye abandi, turakwihaye ngo twuzuze ubwenge bwo kuzana ibizima mu miryango. Dore isi irakataje mu gutegura imigambi mibi yo kwica abana hakiri kare, mu mateleviziyo, mu masikrini hirya no hino, mu matelefoni, mu madesiyani, muri za cartoons, mu ndirimbo. Isi irateguye ibyanduye by'uburyo bwose. Tugusabye ubwenge bwo kumenya ibyo abana bacu bareba n'ibyo batareba. Tugusabye ubuntu Mwami butuma tugaruka mu ngo zacu kugira ngo tube duhari, tubabwire ngo sigaho, tubabwire ngo yego nuko bikorwa, ibisiko bikora. Tugusabye ubuntu Mwami, tugusabye ubuntu. Dore hari ababyeyi benshi kubwo gushaka ubuzima bagiye hirya no hino muri ino si Mwami, bashakira imibereho y'ingo zabo. Mwami w'abami turakwinginze kubw'ubuntu bwawe, uduhe kwirerera abana Mwami w'abami, uduhe ubuntu bwo kwicara mu ngo zacu, uduhe kumenya ibyo turobanura Mwami wawe, ibyo twaba twarishe kubera kutamenya, utugarukaneho imbabazi n'ubuntu bwawe. Uduhe kwirerera abana Mwami w'abami, uduhe ubwenge bwo kurera. Dore umwanzi we ntarangaye ntasinzira, yujuje ibibisi, amashuri ageze aho bavuga ngo nta mana ibaho. Mwami turabona mu bihugu biteye imbere, ariko n'iwacu ntidukererewe. Isi irimo irabivangavanga, irimo irahinduka umudugudu, birimo biragenda bisa. Twabonye amategeko mabatorwa aho umwana yakwemera kwihinduza igitsina ku myaka mitoya, bakamwemera guhitamo ko aba umuhungu cyangwa aba umukobwa. Mwamerega natwe ibyo bizaza nta kabuza mu bihugu byacu, bizaza muri Afurika bizakomanga. Turakwinginze kubw'ubuntu bwawe Mwami ngo twebwe ababyaye uduhe guhagarara dushyira amahame mazima mu bana bacu, kugira ngo nibibi nibikomanga bizabura aho bifata. Kubw'ubuntu nimba Mwami garura ibicaniro, duhe ubuntu bwo garura ibicaniro by'ukuri mu miryango yacu. Reka abagore n'abagabo, ababyeyi n'abana bongere bicare bigana ijambo Mwami. Turakwingize ngo utuhe ubwo buntu, utugarure mu ubwo buntu bwo gusengera mu miryango yacu, utugarure mu ubwo buntu bwo kwiga ijambo turi hamwe. Ibicaniro byo gusenga tujya tubitangiza mu miryango hamwe, bikamara icyumweru, handi bikamara ukwezi, handi bikamara umwaka, bikongera bigasinzira. Turasenze ngo byasinziriye uduhe ubuntu n'imbaraga byongere bibyuke. Tugira iminsi yo kuganira n'ijambo n'abana bacu nabo twashagaye, tugira iminsi yo gusengera. Dore mu itorero hirya no hino abantu baragenda rimwe na rimwe tugasenga, cyangwa se ngo arasengera mu ryundi ari murindi. Ariko Mwami turakwingize kubw'ubuntu bwawe, kuko itorero rya mbere rigize umuryango. Turakwingize Mwami ngo wongere ugarure ibyo bicaniro byo kwigana ijambo mu muryango Mwami, kugira ngo abana bacu tubahe ibintu bizima. Niko rero warabwiye ubwoko bwawe, uravuga ngo aya mategeko yawe ngo bayigisha abana babo bari mu nzu zabo, bayabigisha barimo bagenda, bayandike ku byugarira by'inzu zabo, bayandike ku bikuta by'inzu yabo, ngo kugira ngo Mwami w'abami n'urubyaro bakurikiraho rubashe kumenya ibyawe. Turakwinginze Mwami w'abami garura ubwo buzima. Dore isi iradukura hirya no hino, vie sociale iradukura hirya no hino. Dufite inshingano zimwe tuba tubona ziri ngombwa, ariko zigatuma tubura umugoroba n'umwe mu miryango yacu, tubura weekend n'imwe mu miryango yacu. Tugarukaneho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Mwami. Umuryango nyarwanda tushinganishije muri wowe, ngo icyifuzo cyawe nuko ubwiza bwawe bwuzura isi yose Mwami. Dusengeye imiryango nyarwanda, dusengeye ingo ziri mu Rwanda, tuzitwikirije amaraso yawe, kugira ngo ubwiza bwawe bumanukire mu bakumenye, bugere mu baturanyi batari bakumenya. Uduhe kuguhagarara uko bikwiriye, kugira ngo twe gutukisha izina ryawe. Uduhe imbaraga zo gusenga, uduhe imbaraga zo kuba mu ijambo ryawe, kugira ngo ridukosore, ritweze, ridutunganye, tuguhagarare mu buryo bukwiriye, kugira ngo igihugu cyacu cyuzurwe no kukumenya Mwami. Tukuzaniye abana badafite n'ababyeyi babingingira, harimo abamaze kuba abasore n'inkumi, harimo abatoya. Tubahishe mu maraso yawe Mwami, turabakuzaniye mukunzi mwiza. Wigeze kumbwira ngo namba nanjye Mwami w'abami ngo abanjye baramfite, ngo ariko hari abandi bana badafite n'umubyeyi yasinze yaguye mu bihanamanga, undi yaratatanye yagiye hirya no hino. Abo bana Mwami w'abami bakomerekejwe n'abababyaye, tubazanye mu biganza byawe. Abatabafite se bireze bakaza, tubazanye mu biganza byawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ufite abana bameze nk'abatagira kirengera, natwe twa twirebera abacu n'abavuye mu nda zacu n'ibyacu gusa. Mwami abo bana tubazanye mu biganza byawe, tubatwikirije amaraso. Abo basore batagira ubabwira ngo taha, abo
abakobwa batagira ubabwira ngo garuka mwami w'abami, ahubwo ubona aribo bameze nk'aho babaye ababyeyi ku babyeyi babo, nibo bagarura ababyeyi babo babuza gusinda, babuza kurwana. Turakwereka abo bana b'abasore n'inkumi bakomeretse, turakwereka abo batoya ababyeyi babwira ngo nimujye guhiga bakiri batoya mwami w'abami, bakavutswa uburenganzira bwo kuba abana. Turabakuzaniye Uwiteka, ubafiteho imigambi, niyo mpamvu umwanzi abarwanya kuva mu butoya. Turabakuzaniye mwami, babwe turabazi abandi ntitubazi, tubahishe mu biganza byawe. Abandi bagize ibyago byo kubyarwa n'imiryango iroga, n'imiryango ipfapfanye, ibikomere bya mbere bafite n'iby'aba nyina bababyaye, n'iby'aba se bababyaye. Abandi bagize ibyago byo kubyarwa n'ababyeyi b'indaya, babona ba nyina baraya, babona ba se baraya. Turakwinginze ngo ukize ibikomere mu mitima y'abo bana, bahishwe mu maraso yawe, maze bo bazahinduka imiryango, bumve ububyeyi bwawe, bumve kubabera papa, bibakiriza ibikomere mwami. Kandi mwami turagusaba imitima yagutse, imitima yagutse, kugira ngo mwami duhe amaso areba n'abo ngabo. Hari abo wakwishyura Minerva, hari abo nakwishyura Minerva, hari abo nababwira ngo komera, hari uwo nababwira ngo humura nubwo naba ntaramubyaye. Duhe uwo mutima twebwe abakijijwe nyagora ku ngoma, kugira ngo iri shyanga waduhaye kuvukiramo rihinduke ishyanga ryawe. Mwami dusengeye abayobozi bacu, bashyize mu biganza byawe, tubatwikirije amaraso yawe, bahagarara mu mwanya no mu cyimbo cy'ababyeyi b'igihugu, tubahishe mu maraso yawe mwami. Nubuzuza ubwenge bwawe, nubuzuza ingamba zawe, nubuzuza ijwi ryawe mwami w'abami, nubuzuze kuyoborwa nawe, kugira ngo ibyemezo byose bafata bibe bivuye kuri we nyagora ku ngoma. Inama z'ababi ntizikabegere, abazanwa n'ikibi gifite isura nziza, izo nama zabo zijye ziburizwamo, maze mwami byatuma umuryango nyarwanda wuzurwamo n'ubwiza bwawe. Aba ari byo bihama, izo nama aba ari zo zihama amategeko y'umwanda asenya umuryango, ameze nk'aho urengera ariko awusenya. Najya buri cyicaro, najya buri umwanya, najya atatana nubwo yaba atuzaniye amafaranga, ariko niba ahetse ikibi najya buri umwanya, nibijye bibura aho bifata kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Nubuzuza ubwenge bwawe, nubarindire nabo n'imiryango yabo, bahishwe mu maraso yawe, tuyobora kuva ku rwego rwo hejuru kugera ku rwo hasi. Rimwe bashingwa nabo batabyaye, bagashingwa uturere, bagashingwa hirya no hino, izo nshingano zigatuma bataryama, barara bagenda bagasiga nabo babyaye kandi nabo barabyaye. Mwami iyo mirimo irakomeye, tubasabiye ubuntu, tubasabiye imbaraga, tubasabiye ubwenge bwawe. Urakoze kuwumva gusenga mwami, uko niko tubashije, kandi uduhera ubuntu. Tukweretse ibyo twamenya n'ibyo tutamenya, tubishyize mu biganza byawe. Waratubwiye ngo nidusenga urakoze papa, nidusaba twizere ko duhawe, kandi dutegereze tuzabona. Mwami twakiriye amagara mazima mu bana bacu, twakiriye ubuzima ku bagabo, twakiriye ubuzima bwiza bwuzuye ku bagore, twakiriye umugisha mu miryango yacu, twakiriye amagara mazima, twakiriye ubwenge mu bana, twakiriye gutsinda ibizamini, twakiriye umugisha mu biganza, twakiriye umugisha wo kukumenya, ubwiza bwawe bugakwira mu miryango yacu, tugahinduka ubwoko bukumenya, bugenda bugwiza kukumenya. Kuko ijambo ryawe mwami riratubwira ngo umuntu byamumarira iki aramutse atunze iby'isi byose ariko akarimbuza ubugingo? Umuntu byamumarira iki kubyara neza, abana bagasa n'abize, bagatera imbere, tugashyingira, tukagira abakwe n'abakazana, ariko ubugingo bwabo bukazarimbuka? Turakwingize ngo uduhere abacu agakiza. Wowe wambonye ndi umunyabyaha rw'imbi, uduhere abacu agakiza, maze tuzaragane ubugingo buhoraho. Urakoze, uduhe imbaraga muri uyu munsi waduhamagariye gusenga, zo kwigomwa ibyo tugomba kwigomwa ibyo kurya, kwigomwa ibirangaza, kugira ngo twicare ku birenge byawe. Urinde amaso yacu ibyo areba, urinde amatwi yacu ibyo yumva, uduhe imbaraga zo gutumbira wowe. Nuhe umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe babyukiye imbere yawe, nusubize gusenga kuri mu mitima yabo. Ahari ibyo tuvuze wese ibyo byuzuye umutima we, ariko uri Imana uzi ibyuzuye umutima we. Wowe wabashije kubara imisatsi yo ku mitwe yacu, uzi detaye z'ibyuzuye umutima we. Numugwirize imbaraga, numugwirize ubuntu, numugwirize kandi kukurebaho no kurushaho gusa nawe, kugira ngo yakire ikiruhuko kizanwa no kukumenya, no kukwizera, no kukwirengera. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, subize gusenga kuri mu mutima wanyu, ibagwirize imbaraga. Naho ku mugoroba, murakoze, mugire umunsi mwiza.
gukomera kw'ibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwihunikira ntisinzira Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso ntisinzira Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso ntisinzira Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihora ku manywa w'izuba ntirizakwica nijoro ukwezi kuzaguca ku manywa w'izuba ntirizakwica nijoro ukwezi kuzagutinya Imana niyo ikurinda ibibi byose iteka Imana nirinda ubugingo bwawe neza izakurinda amajyana haleluya none no mu bihe bizaza izakurinda amajyana none no mu bihe bizaza izakurinda Oh, Sakuri. Hallelujah. No more.